ndabyemera neza ko ushobora ati koko ndiyizeye nta nubwo uri kubivuga ahubwo uravugira abandi bashaka gutekereza batyo none umuntu ashaka ati ese ko niyizeye none ngiye nkabaza imodoka nyitwaye imyaka 10 nyitwaye imyaka 20 insurance ndayishaka icyambere twibuke ko insurance ntabwo ari uburenganzira bw'umuntu n'iteko rya leta cyo ni icyambere cya kabiri ushobora kubuzi gutwara neza pe uniyizeye ariko abandi muri umuhanda ntago ari waso suwa nyokorome suwa sogokuru abandi muri gutwarira muri umuhanda hamwe ntago uzi neza ko nabo bazi gutwara nkawe aho mbese nuvuga ngo nge ntagonze mu utagize ikibazo ntugoge ubakugonga ese nkubaza polisi iyo abantu bagonganya ari babiri kwiza bose kabasaba ibyango bikabasaba na insurance hagiye wowe bayikwanse watanga iki wavuga se ngo nge narinzi gutwara ahubwo ndakeka none si bangonze ngewe polisi kazi kadusaba ibyango nge navuga ngo ngewe barangonze still ko byagenda kose bagenda gute bakwaka insurance kugira ngo babone ko nawe wari mu muhanda ubyemerewe ahubwo iyo basanze utayifite biragaruka mwembi bigasa wamuna azakwishura imodoka yawe ariko we bazagutwara muri gereza ko utwaye imodoka udafite ubwishingizi ahubwo noneho nububa bantwaye muri gereza bisobanuye ko ahubwo nge ndi niwo ufite ahubwo niwo ufite icyaha gikomeye cyane kurusha wa wundi wakugonze kuko urako yakugonze ntabwo yakugonze bishaka ariko byibuze yarafite ubwishingizi bumwemerera ko aba yagonze ubwishingizi buzamuba hafi none wowe ntacyo wari wishingirijeho ese yuza ko bari wari ugonze wari kwitwara gute ese wari kuvuga ikibazo bivuga ngo rero ntitwitwaze ngo turabizi cyane turishuka cyane kuko burya ngo bamenya yazize kugira ngo ngo ndabizi burya ngo ndabizi yagize atera ndabizi kwigira ndabizi cyangwa kwigira nzikoga kwigira nzikoga niba wibuka umwana bajya bita George ngo ntago yarazi biology mu ishuri mwarimu akayamukaranga ngo do you know biology umwana ati biology yarananiye mwarimu ntukajyihora unkanagira hejuru unkanagira ku ijosi do you know biology maze wa mwana rimwe ngo maze bajya ku kiyaga wa mwarimu aroga bamushira kuri ka kuma gatwara abantu wambaye n'ikijire maze kubera ubuswa kakantu kaza kumuhengeka agwamo cyakijire kivamo mwarimu akajya agenda ajya hasi agaruka George akamubaza ngo teacher ngo do you know swimology do you know swimology I'm good right now but in the class I was not good bivuga ngo nta muntu uba neza hose nta n'umuntu ushobora kuba icyo uzi nonaha wakirisha ngo wenda ukiratane kundi muntu utazi ko mukanya nawe ari buhure n'ikindi kintu nawe akurusha cyagomba kugutabara nawe hanyuma iyo ugeze mu mage cyangwa mu kaga nibwo wiyambaza abandi rero Hello muraho murakomeye twongeye twaje niba abahungu banyu abahungu rwose bafite gahunda iremereye kandi hanitse twaje nanone tuje mu yindi gahunda y'uyu munsi kandi tuzi neza ko izaza kubanezeza ese uyu munsi mutindi nkusi none se ubundi uyu munsi ndi kumwe nande musaza tonto reka turwanye corona yindamukanye narayemeye byatari ntago mbizi niba ikibi no kwitera mu gatuza oya nayo yajije ahubwo tuzayigisha n'abandi muri mute n'amahoro amahoro aradusabye cyane ngaho ongera wibutse bano badukurikiye ariko bamaze kutumenya ngira nti cyane kiretse uwaba ataravuka ariko nawe azaza adusange ariko umubyizi nuguhozaho data cyane rwose yangira ngo ngewe bwa mbere ku ikubitiro nisuhurize abarikazi mwanyasto mwe aho mwereye hose kabisa inyasto aho mwereye hose kabisa mbateye yambu cyane ngo bezige inyasto yes inyasto buriya ni inyasto nawe igitsina kobwa mukazi ariko bataraba abadamu bakira amashashi yes ayo mashashi turi abasuhuje ndetse tunongereho ko dusuhuje n'ababire aho baherereye ahariho hose ababire mwe tubateye big up cyane ababire bose peace ubwo ababire nabwo turahita ababire n'urubyiruko ariko rw'abasore rutarimo inkumi
ubu tubwiye inkumi buriya turi ababire cyane turi mu rwego nitwe dushinzwe mobilisation urumva twabura mu mabire ako kantu rwose kabisa abantu bacu muzi ko aho muherereye hose kabisa tuva mu bwiza tujya mu bundi kuri Mataru TV show muri aka kanya kabisa urabona ko tuje twiteguye tuje ducanye ku maso mwizere ko topic y'uyu munsi yo n'umuriro tuje kabisa kubasusurutsa kandi aho muri ndizera ko muri buze kwishima kandi muri buze kuryoherwa nizera ko MC Nkusi munywanyi wanjye uyu munsi tugiye kuganira kuki abantu bacu ko bashonje bahishiwe baba bazi ko tuje twiteguye agapfundikiye gatera amatsiko reka dupfundure agaseke kandi koko uyu munsi reka ntibikiri ibanga ahubwo ibyari agaseke kagiye guhinduka amateka reka tubibwire abantu uyu munsi tugiye kuganira ku cyitwa ubwishingizi mu kinyarwanda ariko kandi mu ndimi z'amahanga babyita assurance cyangwa se mu cyongereza bakunda bivuga ngo insurance rero iyo bita insurance cyangwa se assurance cyangwa se ubwishingizi nibyo tugiye kuganiraho muri aka kanya tuvuge amoko yabyo ndetse tuvuge n'umumaro bigirira abantu ndetse ese ubwishingizi ubundi bujyamo iki icyo kintu cyo tugiye kuvugaho kandi ubwo ntabwo turi butinde ese ubwishingizi ubundi wowe ubuziho iki urakoze MC Nkusi munywanyi wanjye yego papa ubwishingizi mu by'ukuri wazanye topic nziza ndayikunze cyane neza nizera ko abakunzi bacu aho muherereye hose muziko biba ngombwa tukatura tukabivuga duhera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri gihe dukakurikizaho umugabane wa Afurika niwo watubyaye niwo watureze nicyo gisabo nizera ko rero aho muri mu gicuku burije cyane buri hafi mu rukerera tubateye big up cyane turabashubuje abari Canada hano hirya hafi yacu rwose mu mbibi zacu abari Australia abari i Burayi cyangwa se Europe guys tubateye big up so ubwishingizi urambajije ati gerageza ubwira abakunzi ba Mataru TV show icyuzi ku bwishingizi ubwishingizi bwa mbere ku ikubitiro ndi buvugeho n'ubwishingizi bw'ibinyabiziga nibwo biri bunyorohere kugira ngo mpere wenda ku byo numva cyane dukomeza twegera imbere kuko ni n'ingenzi cyane ni ukugira ngo mu by'ukuri ubwishingizi tuzi ko iyo tuvuze ubwishingizi kwishingira nyine kwishingira ni nko kuvuga ngo ni nk'ingoboka ariko ushaka wanavuga ngo ni ijambo rijya kuvuga ngo ubwirinzi cyangwa se kwishinganisha ubwirinzi cyangwa se cyane ubwiteganyirize bw'ahazaza kuko ubundi iyo hajemo ubwishingizi cyangwa se assurance ni nko kwishingira ikintu utazi icyo ari cyo utazi aho kizaturuka ibyo bita le moment incertain mu gifaransa ibintu utazi ngo bizaza ryari bizaza bisa bite ariko ukabyishingira kugira ngo igihe cyose byazaba noneho bizagende bite bizakorohere uwo mutwaro wowe ntuzawikorere ahubwo uzawukorera abandi kuko wabishuye hanyuma kuko wabishuye babikwikorere wowe wigaramiye usa ni cyane rwose usa n'umubyeyi no gutunga cyane no gutunga ndingi wampaye inshirabwiko ndakwihahira cyane so ku bwishingizi rero ndumva dusa nkaho wenda uramfashije kubicagagura ubwishingizi wenda turabujyamo cyane turasesengura uhise unakomoza kuri ubwo bwishingizi ahubwo bw'ibinyabiziga kuko bunabaho ariko wenda hari ubwishingizi bw'ibinyabiziga ubundi ubwishingizi bw'ibinyabiziga ubundi umuntu afata ubwishingizi bw'ikinyabiziga kubera iki impamvu zingana ururo nimvuga ngo zingana ururo nuko n'umwana wenda ashaka kubyumva mu buryo bworoshye impamvu ubwishingizi bw'ikinyabiziga tubufata umuntu wese utwara imodoka wenda arabizi ariko n'udatwara nawe aratwarwa abyumvireho cyangwa baramutwara n'iyo azayitwara nawe azaba abizi ni ukuvuga ngo imodoka igira
impamvu nyinshi igira imodoka no kuvuga ngo abakunzi badukurikiye bambabare ntabwo ari cyo tuje kugira tubakura imitima ariko hari abantu nagiye nkunda kubona haba ku mbuga nkoranyambaga haba mu kubivuga nkabyumva bavuga ngo imodoka ni nk'imva abantu ni nk'imvi igenda ubundi abantu bagombye no kubimenya si no gutera ubwoba uratera ubwoba se ubundi none se imva nitwe twazizanye ubundi si turatera ubwoba ngo bizakureho twavutse dusanga biriho ndetse tuzapfa tunabisigeho kuko ntabwo twe twavutse ngo dukureho ibijyana abantu ndetse ntabwo twavutse ngo tujyane abantu ariko duhatwe ubwacu tuzagenda mbese niyo bitatera n'ubwoba bizabaho uko byagenda kose nta kamara ntawe uzabikuraho hari umusore twavuganye mu kanya none kumbwira atari ko abahanga niba bariho ko bakora ibintu byinshi bitandukanye biteye ubwoba ndetse binejeje bigenda bizamura iterambere ry'ubuzima n'imibereho ati ku cy'ubundi niba ubwo buhanga bugira bugaragaze buzagaragara no biruseho bazadukore urukingo rurwanya urupfu nose we yarari kubivuga yabazaga abanyabwenge ubwo yari yikuyemo mu banyabwenge ahubwo niwe munyabwenge kuko nta bandi nigeze numva batekereza nta muntu ushaka gutekereza ngo bazakora urukingo rw'urupfu uko bari gukora urwa covid abantu bakarubakubita bagahinduka amafarashi abandi bari guhinduka ifi ni ibintu bikomeye rero urumva ko kino kintu abantu bagombye kugitekerezaho ahubwo tukiri naho ngaho tudatandukiriye ibyo bita ubwishingizi turavuze ngo imodoka ni njyana muntu imodoka ikikujyana ikugeza aho ugiye ishobora no kuzakujyana ntizakugarure birumvikana mu gifaransa rero tutaniciye ku ruhande mu gifaransa abafaransa bashobora kubyumva cyane nubwo tutari mu Bufaransa ariko imodoka bayita serikeye rura ariko imva igenda rero abantu bagiye babyumva kuko deja abantu bashaka kubyumva cyane kuko zimaze gutwara benshi tubareba mu maso yacu nta by'ubwoba bikirimo ko twabyiboneye n'amaso yacu abo byatwariye abavandimwe ni benshi cyane bihangane kandi bakomere tunabihanganishe tubikuye ku mutima ndetse abavandimwe batwarwa na byinshi n'abatwawe na malariya n'abatwawe n'intambara n'abatwawe n'ibiza abo bose Imana ibashoboze kwihangana kuko iteka hano nta muntu uzabaho nk'umusozi umuntu azabaho agende n'undi azaza agende uko iteka nta muntu uzaramakara amata mbonereho no kubabwira abakunzi bacu ba Mataru TV show urazi mu kiganiro cy'ubushize twagikoze muri 2020 umunywanyi wanjye cyangwa umuvandimwe wanjye uwo munsi yari yagize impamvu ntabwo twabonetse mwumvishe ko musuhuza n'umuryango we nari ndi mu bunani cyane rwose icyo gihe Mataru bari bampaye konje wari uri muri vacation ariko uvuze ku kintu cyo kugira ngo twihanganishe abantu ngize amahirwe uyu munsi turagufite yego rwose dufatanyije rwose twongere tubivuge kandi twitonze twamanuye umwuka rwose bantu bacu uyu mwaka ntago woroshye ariko mwumve ko dufasha akanya kugira ngo ababuze ababo tubihanganishe kandi nukuri Imana irabazi kandi niko bigenda ku isi irabazi kandi irabazirikana niko bigenda ku cy'imodoka rero nanjye uretse abo zahitanye bamwe muri ibyo byose ahubwo izo mpamvu tuvuze zirimo n'igikomeye cyane ahubwo kisa tunavuze ko kijya kiganisha ku rupfu niba ari ikintu kiryana kandi umuntu adashobora gukuraho n'urupfu ariko kandi impamvu kiryana cyane se ni iyihe nuko iyo umuntu wawe apfuye ntago ari uko ubusanzwe utazi ko azapfa ahubwo igitera agahinda kurusha ibindi nuko ubona agiye utazongera kumubona kandi wamukundaga rero kuvuga ngo umuntu aragiye sinzongera kumubona kandi yari inshuti yanjye cyangwa yari umuvandimwe cyangwa yari umubyeyi cyangwa icyo kintu gitera agahinda cyane kumva ko mu ishusho yawe mu bwenge uri gutekereza ko uwo muntu kongera kumubona kwawe vuba bitoroshye hari ikintu nibuka cyane ni ukuvuga ngo nari nkiri muto narindi umwana ahandi uba utaramenya ukabona ibintu ariko byose utazi kubisobanura ndibuka rero iwacu aho tuvuka iyo mu cyaro nigeze mbona umuntu ugiye i Burayi yari umuvandimwe wo mu rugo rwose mbona ari umusore mukuru ndabyibuka narindi muto ariko iyo situation ndayibuka bavuga ko agiye mu mahanga niko banavugaga nyine agiye kandi koko ni mu mahanga noneho
uretse ngewe wari uri mutoya kwanza nge ni nge wari ukomeye kuko ntabwo nari nzi uko binameze nagiye icyo niboneye n'amaso yanjye ni uko nabonye abagabo barira mbona umuntu ari kubaramutsa agenda ari muzima mbona atarwaye ariko mbona abandi amarira yabaye karagahindugira ngo nakiki ahubwo nabikomojeho ukomoje ku kintu cyo gusobanura urupfu ruteye ubwoba rwo gatsindwa harya ninde nibyumvuhora turi umukumbara ritari umujyana ariko byumvuhora aracyariho amubirigi aracyariho ntabwo yapfuye nuko hari nundi warututse ahubwo ngo ruragatsindwa rurakazamba yarututse ibitutsi ahubwo tukiraho ikijyanye n'urupfu ni ikindi ngo urupfu ngo rwasuye umuntu maze ngo rugezeho rusanga rwose yateretse inturire n'amasaka rwose n'amarwa aryoshye cyane maze rwa rupfu ngo rusomaho ruraryoherwa maze ngo wa muntu arwiba lisite y'abantu bari bupfe muri iyo minsi kuko rwari rumaze kurangira maze ngo arebye asanga ari ku mwanya wa 3 ku bantu bari bugende vuba arangije ngo arahasiba yishira inyuma urumva ko byari bibaye nka ruswa ko nyine rwanyoye bihiritse babaye inshuti hanyuma urupfu aho rukangukiye rwose zimaze kurushiramo ngo uramubwira ati wa mugabo wanejeje wanyakiriye neza ati none wari uri hafi mu bantu bazapfa ati none nisubiyeho ndahera inyuma uranamuhiga kuko iyo uri bugende uba uri bugende ntaho wakwihisha ntaho waruhungira hariya wigeze wumva ijambo rivuga ngo umwana uri bupfa ngo niwe wamuha ikigozi ngo arangagapfa niwe wamujyana i Burayi rero urupfu iyo rwaje ntawe urusubiza inyuma nari nkomoje ku kintu cyo kuvuga urupfu rwo tunarukureho ubwo tunarukureho kuko hari n'abantu bacu ahubwo ari mu bibazo mu gahinda tuzi bagize utuntu ariko Imana ibafashe bihangane ishusho yarwo yirakanyagwa nari ngiye kurangiza ka kantu nabonye ni ishusho y'umwijima kuvuga ngo rwo ruteye ubwoba n'ibindi n'umuntu wawe iyo uzi ko agiye ahantu bizakugora azamara iminsi mutazongera kubonana vuba cyangwa kongera kumuciryera ugira igishyika ukagira ikiniga cyane rwose ukaremererwa ku mutima bikarangira nanone ikiniga kigufashe warangiza ukaba watama ubwo rero imodoka ubwishingizi bw'imodoka bwo ni ngombwa kuko imodoka ni ukuvuga ngo ntabwo imodoka ntigirirwa ngo ni nshyashya ivuye mu ruganda ako kanya ngo wenda niba ivuye mu ruganda ngo nikubitiwe cyangwa igakubita umukingo ngo ntakiri bube ishobora kurira borudire n'undi karenga umuhanda ikaba yajya epfo ndavuga niyo yaba ari nshyashya tuye yakurira n'ikiraro yakurira n'ikiraro ntabwo rero imodoka cyangwa se n'ikiraro cyacika ikigeze hejuru ikagwa munsi ikaba yagwa mu mazi hariho narindi gushaka gusobanura ko imodoka ni ngombwa ibikwiye ubwishingizi kuko ntigenderwa ngo iresotse mbese imodoka twemeje ko ari ingenzi kugira ubwishingizi aho rwose so ubundi bwishingizi bundi nabwo bw'ingenzi cyane ubwo ndi kuvuga ibyo nzi turafatikanya muri iki kiganiro nta kibazo rwose nibura kugira ngo abakunzi bacu badukurikiye barusheho gusobanukirwa rimwe na rimwe abantu bajye baduha n'amakomantere wenda banadutukiye batubwire bati hariya mwahushije arega komantere zose zireme mwahushije intego iyo muza kuba mwavuze niki ko iyo byanditse dushobora gutumira noneho umexpert ubisobanukiwe neza akaba yazana akaduha amakuru akwiriye neza niba tukivuzeho dushobora kuba dukanguye abantu n'abakabati icyo kintu twari tugikeneye ahubwo muzaduhamagare umuntu ubizi neza wenda unakora no muri ibyo bintu bya insurance aza bisobanure neza kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa ntibazongere kugendera mu kigare arega abantu tujye dusobanukirwa ni ukuvuga ngo umuntu yabona agendera mu igare iyo turi hano tukaba twavuze ku nsanganyamatsiko runaka ntabwo bisobanuye ngo turaza tubivumuze byose ahubwo icyo ubivuze neza natwe ni ukuvuga ngo tuba twakanguye abantu ntabwo turi intiti zo kuvuga ngo tuzi ibintu byose ntabwo turi intiti cyangwa se abantu bize menshi cyangwa bayashoje yose n'uwayashoje yose nawe ntabaho wenda aba yarashoje icyo yize ariko icyo atize ntabakizi rero urumva ko nta muntu wavuga ngo azi byose kuko ntibibaho ahubwo komeza aho wari ugeze nari ngeze ahantu ho kuvuga ngo
hari insurance y'imodoka niyo twari tuyirangije naringeze ubwishingizi ubwishingizi bw'ubuzima bw'umuntu ku giti cye bivuze ngo tubyumvikanishe n'ubundi ubuzima bwawe n'abawe yes n'abawe ariko ndajya kubisanisha wenda mbere ko wagira ubwishingizi bwawe bw'abawe ndahera style kuri wowe nyirizina n'ubundi biri gumatana cyangwa biri kugendana na ya modoka cyane rwose ngo imodoka yo tujya kugura ubwishingizi bw'imodoka hari icyo bita full coverage benshi wenda bari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyase ubwishingizi bwuzuye bwuzuye ariko benshi baba bizi muri ya magambo y'icyongereza ko ni full coverage full coverage yes so iyo full coverage rero mujya mwumva ni ukuvuga ngo hanarimo bwa bwishingizi bwawe nk'umushoferi uzajya utwara iyo modoka ibyo ni byo rwose igihe ukora impanuka koko ikanagutwara ya full coverage ivuga ngo umuntu uri muri iyo modoka wese kuko ari ikirimo cyose ari covered buri wese arishingiwe cyangwa se arishinganishijwe kuko ubwishingizi bw'iyo modoka uko buri full n'urimo imbere wese nawe n'ubuzima bwe arishinganishije so rero nkavuga upfa kutarenza umubare w'abantu bagomba kujya muri iyo modoka niba ari imodoka itwara abantu 5 nabo ntushireho wa 6 niba ari imodoka itwara 8 nabo ntushiremo wa 9 icyo gihe umuntu urimo wese aba yishingiwe cyane urakoze so ni ukuvuga ngo rero ubwishingizi noneho bwawe ku giti cyawe hari igihe bwagendana muri ya full coverage ariko noneho dusobanurira abantu hari ubundi bwishingizi wenda tuvuge utari n'umushoferi cyangwa se utazatwara ndavuga ubwishingizi bwo mu buzima busanzwe uteganya ko ejo warwara ugapfa ukaba wanapfa ushobora guteganya ko wagenda mu nzira umuvandimwe wawe we n'umunyamuryango akaba yarwara agapfa mbese uwo ari we wese mbese ko yapfa mu muryango cyane rwose buriya bwishingizi bw'umuntu rero ni ubwishingizi wishingira kugira ngo ejo nuba wapfuye ari bo bazishingira kimwe cyose imva mbese ibyo bita amadepanse ndetse niba n'urugero wari ufite abo uri kurera basigara bari kubarera bagira n'icyo babafasha mu niba bari bato mu gutera imbere kwabo cyangwa se mu kuba niba bari abana bakaba baziga amashuri kuko bari kuzabigisha nk'umubyeyi wabo n'amashuri yabo so ibyo byose rero iyo mu cyongereza bayita life insurance cyangwa se mu gifaransa bayita l'assurance à vie l'assurance à vie cyangwa se turabisobanura ngo ni ubwishingizi bw'ubuzima byumvikanye cyane hari ubwishingizi bw'ibinyabiziga hari n'ubwishingizi bw'ubuzima bwawe ijyana bawe noneho ahubwo hari ahantu nshaka kugira ngo umfashe wambajije ariko nawe ndakubaza ni ukuvuga ngo ese ko dukomoje kuri buno bwishingizi turimo turabwira abandi cyangwa se turimo turabwira abantu iki mbese turi kumentioning ikihe kintu turimo iki ngicyo kigambiriye cyane mbese intego nyayo ni ukurengera abantu ariko natwe tunirengera ubwacu kuko natwe ntago turageraho umwanzi adatera amabuye ntago turageraho imodoka zitagwa ntago turageraho imodoka zitajyana abantu rero turabwira abantu ariko natwe twibwira kuko natwe turacyari muri babo bakeneye kubyiga no kubimenya icyo rero kigambiriye iki kubwira abantu ko bagombye kwirinda ikintu twakwita kubaho udafite ubwishingizi runaka niba ufite imodoka gira ubwishingizi bw'imodoka niba uri muzima ugihumeka gira ubwishingizi bw'ubuzima bwawe niba ubundi bwishingizi twavuga bw'uburwayi twavuze buriya bwo kuba wenda life insurance yo ireba umuntu igihe yavuye mu buzima ariko hari icyo bita health insurance yishurira umuntu igihe yarwaye ikaba yagukavaringa kwa muganga ubwishingizi bw'ubuzima ariko mu gihe ukiriho ahubwo ukiraho wenda cyangwa ubwishingizi bw'uburwayi noneho tunashimira cyane bantu mwageze ku yindi ntera mumaze kujya mugura n'amazu hari n'ubwishingizi bw'amazu ibyo bita house insurance cyangwa se housing insurance nayibaho n'abakodesha rental insurance n'abakodesha amamodoka ushobora gukodesha imodoka
imodoka yawe wenda itava ahantu ngo ijye kure, wenda irakuze ukajya gukodesha imodoka nshyashya, ntaho bitari habe no muri Afurika ahantu hose birahari ubu ngubu, ukabakodesha imodoka ariko bagusaba gushyiraho ibyo bita ubwishingizi bugukuraho ugiye kugera iyo ugiye, ko ntabwo gukuraho uvuye kugera iyo ugiye, no kuzagukura iyo ugiye kuzagaruka, ukaba ufite ubwishingizi bukurengera. Icyo gihe byose bigaruka ku bwishingizi. Bigaragara ko ubwishingizi nubwo nta wishingira ngo atazapfa, ubwishingizi bwo kudapfa bwo ntabubaho, abantu babyumve. Ubwo bwishingizi ntiburaboneka. Ubwishingizi bwo kudapfa, umugabo w'umuhanga, ikintu twabaza Imana tuyibona. Kudapfa wenda tuvuge ngo kuko hari ubwo gupfa kuzakura, hari ubwo kudapfa kuzakura gupfa. Ibyo ni ijambo ry'Imana, ubwo nitugera mu ijuru tuzabaho iteka. Ariko ubwishingizi bwa hano mu isi bwo kudapfa bwo ntiburaboneka. Kuko hari uwavuze ngo hari abaperezida b'abanyafurika benshi ngo bagiye bitwara neza bakagira gute ngo bakajya muri prison bakavamo, baravuga ngo ntimwitakarize icyizere, Imana igufiteho umugambi, ukajya muri gereza ukavamo ukazaba perezida kandi warabaye kwinje kuba imfungwa. Ati ndetse nzi n'abandi bagiye baba ibyihebe bagahinduka abaminisitire. Ati cyo gukora urugero tutarabona, ati nirwo abaperezida bava ku perezida bagashiduka bageze muri gereza. Ati urwo rugero ntiruraboneka. Urumva ko yari kwirengera, ariko urugero rurahari, ariko yari kwanga kuvuga amazina y'abantu wenda hari ngo atabigenderamo. Icyo kintu rero natwe twahamya neza ko ubwishingizi bwo kudapfa nta buhari, abantu bose babimenye rwose. Ubwo Yesu azagaruka akavuga ati kudapfa gukuye gupfa, icyo gihe nibwo tuzemera, tuzamanika ko tuvuge ati urakoze Yesu, ko tuwenda nicyo gihe tuzasezera ku rupfu. Ati warupfuwe, urubori rwawe ruri hehe? Niko abaporoso bajya bavuga. Icyo gihe ngo tuzarwishima hejuru. Rero urumva ko ubwishingizi ni ingenzi. Rero ariko ku bw'imodoka harimo amoko abiri y'ubwishingizi. Wavuze full coverage, ariko hari niyo bita reliability. Tuvuge reliability insurance nayo ibaho, kuko nayo aba ari ubwishingizi ariko bw'umwenda. Ni nk'umwenda, kuko ni nko kwikavaringa ikosa ryawe ryonyine cyangwa se ikosa uzagirira undi muntu, ariko wowe ikosa uzagirirwa uziyaranja. Oya ni ikosa uzagirira undi muntu, wowe nurigirirwa nawe yarututse ngo urupfu riti reliability kanze gufashe twaje hano kugira dufashanya. Nawe wamfashije ibintu byinshi, ariko kano nanjye ndakizinga, kano kamfashe, kano kanze nanjye nguremere. Mu Kinyarwanda ngo nta ntwari katanyaruka. Oya, nta ntwari katanyaruka da. Ni ukuvuga ngo icyo bita reliability, ni ukuvuga ngo reliability kugira byumvikane neza nshana navuga ngo ni insurance iri hafi. Igice ituzuye. Hari furu wenda indi yaba ari hafi, mu buryo yaba ari igice. Impamvu wenda nta nubwo ari iyo terme gusa yo kuvuga ngo biri hafi, ahubwo ni l'assurance complet wenda na l'assurance à moitié. Très bien. Ni ukuvuga ngo wari ubikomoje ugarukiye hafi, ariko warugiye kubirangiza ariko kanze mpuse. Ni ukuvuga ngo abadukurikiye wenda benshi cyangwa se bake batari basobanukiye n'icyo bita reliability insurance ikisobanuye. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu njyewe nkunda rero gukoresha ingero, gutanga urugero ni byiza, bituma n'abantu benshi babyumva, kugira ngo umuntu abyumve wenda neza. Njyewe numva nakoresha urugero. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu nshobora kuba ntwaye imodoka, noneho niba ntwaye imodoka wenda narangaye cyangwa agatotsi kankubise cyangwa se umunaniro, weho waba undi imbere twaye duhagaze ku tara ry'umutuku wenda ni urugero, cyangwa duhuye na traffic turi kugenda gahoro, nkibuka nabuze control nkugonze inyuma, ngewe ndi inyuma yawe ngahita nkugonga. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nkugonze mfite reliability. There you go. Ya insurance yanjye ni ngombwa gukoreshereza, kuko nakugonze irakoreshereza wa muntu wagonze, wa muntu wongonze ngewe. Noneho icyo gihe niba niyange yangiritse, ibyo ntago bibareba. Uri yaraje. Nubundi ndirwa wishingiye ko icyaha uzakorera undi muntu bazakigukemurira, ariko ingaruka zawe ziri kuri wowe zaba zikureba. Uzaba wireba wowe wenyine. Good job, urumva? Uzaba wireba wowe wenyine. High five. Iyo rero niyo bita reliability insurance. Nuvuga ngo niyo mpamvu twayise l'assurance à moitié, ukigufasha
gukemura ikibazo cya mugenzi wawe kuri kote imwe ariko kuri kote yawe bwite ntacyo bakumarira. Dufite abantu bakeya cyane cyane nk'urubyiruko bari kutwumva babajama bavuze cyangwa se ababire abantu b'ababire na za nyasto zizi. Ni ukuvuga ngo abenshi bakoresha terme z'icyongereza nubwo kiba cyarabagiye mu mutwe. Yakora icyongereza kimaze gufata isi ko umuntu yavuga mbese kimaze kudomina isi hafi isi yose. Abashinwa basigaye bavuga icyongereza kugira ngo ibihugu biri kuvuga. Abashinwa basigaye bavuga icyongereza. Ubundi icyongereza n'igifaransa nibyo byari bihanganye mu minsi yashize mu myaka yashize ariko uroye ubu ngubu rwose icyongereza cyaraganje kuko ibihugu bivuga igifaransa bisigaye bikya cyane. Ahubwo hari umuntu wancekeje sigana hari na Kameruni na ibyo uri kujya ku za Centrafrique bikya cyane n'Ubufaransa n'Ababiligi ngira ngo ni bikya cyane. Hari umuntu wancekeje ejo bundi ngo yarari muri restaurant aho bita Paris ubushize nge nawe twavuze Paris twarivuze tuva kuri Bonjour Paris kuri ya ngofero yari igezweho kera noneho umuntu akayasuhuza Paris ngo Bonjour Paris mwaramutse Paris wowe wibereye Igisenyi cyangwa mu Ruhengeri cyangwa Imasisi cyangwa n'ahandi Inyakariro Paris ntuhaze ariko ukabyuka baramutse Bonjour Paris ashabari bararo gufata igihugu nanigo uramutsa kuramutsa Paris utaramutsa n'umuturage nawo umuturage. Noneho arangije ukuntu wari ukomeje ukuntu icyongereza kiri kugenda kidomina cyafashe isi rwose. Noneho birangije ajya gusaba kofi ajya kugura kofi ikawa icyo bita ikawa nyine cafe noneho arangije kuvuga cafe biramunanira kandi ari mu Bufaransa aravuga ngo je vais coffee so wenda ibyo ntitubitinda urumva ko icyongereza kiri kugenda kidomina mu by'ukuri igifaransa kiragenda gikama. Icyo nari mvuga ngo baririmbye ngo igifaransa kirakamye neza kuri buriya kiragenda gikama rwose kiririmbye neza kandi ni kera ni ibindi ngo rero rura rubyiruko cyangwa se the younger generations bakunda gukoresha terminology z'icyongereza cyane. Bivuga ngo iyo tuvuga ngo reliability it's icoveringa they involve person. Yes. Bivuga ngo uwo wagonze bazamufasha or they just cover the third party because thank you so much. So they cover the third party but just you they don't cover you. Noneho rero tugiye kugaruka kuko tuba turi kugira ngo nibura amakuru make twebwe dufite kuko ntago dufite yose nge nawe wanagiye ubyisegura. Hari ikindi kintu twari tugiye gusiga kandi nacyo bagomba kumenya ikenewe. Hari insurance icyo bita twakomeje kuri life insurance. Hari benshi baba batuye mu ma apartment ariko baba bafite icyo bita pool mbese bivuga ngo pool ni ntuza ni piscine dukora bita piscine ariko cyangwa ni kizenga moderne ubundi pool mu Kinyarwanda ni ikizenga ariko kubera ko ari amaterime agiye afata cyane kurusha ndi ikizenga gikoreshwa nk'imvura ihise wenda ahantu hazenze ikiziba ariko ubundi pool ubu ngubu bavuga ko ari piscine kuko nta muntu utazi piscine nimba nyiri igifaransa cyane ngo rero ku bantu ari abafite amazu yabo bamaze kwigurira akaba afite piscine kuri iyo nzu agomba kugira pool insurance. Ahubwo iriya igira insurance ihanitse kubera ko haguyemo umuntu akagwa agapfiramo nta insurance ufite ubuhuye n'ibibazo bikomeye cyane. Ntabwo ari wowe ubuhuye n'ibibazo gusa ni ukuvuga ngo iyo haguyemo umuntu muri iriya pool ari iyawe tuvuga ari inzu ari single house ari nk'inzu yawe ifite iriya pool cyangwa ifite iriya piscine noneho wenda wasuwe cyangwa undi muntu akaza paraxida akaza kuhakarabira hari n'utwana cyangwa utwana mbese wanyereramo ikamuhita. Abanyafurika tugira n'ikintu cyiza cyo gusabana ntabwo iteka ntabwo Abanyafurika yashobora kwihanganira kuba wenyine iwe ahubwo iteka Abanyafurika dukunda gusurana cyane dukunda kuba turi ahantu turegerana dukunda kuba turi ahantu uko twe urebye nyine binatubaho urebye Abanyafurika kubera urukundo tugira ruhanitse wenda hari rugero rumera nkaho hari n'ibintu twirengagiza kuko no mu gihe cy'iki kirwara cyamamaye ubu ngubu tukireke ariko
ntabwo twigeze kidutera ubwoba, twakomeje kuba dusurana tugakora ibitaramo, ntabwo twigeze twikanga. Ariko mu by'ukuri ntabwo wenda umuntu yavuga ngo ni ubujiji, ariko nanone hari ibirwara bijya biza ukabona birimo za politike zo gukanga abantu. Rero ibyo bintu nese ko tutarwaye ko turi bataragase, turi bataraga rwose. Wenda no muri corona, ariko gusa no muri corona dufite bamwe mu babyeyi babyaye muri corona, twagiye dufata utwo duhinja ko batadutwise yakwima gahinja, ariko yavuga ngo gahinja ngo ntago kagafatwa na corona. Ubwo da iyo nkuru narayumvise ngo nta ruhinja rufatwa na corona, ariko Imana ihabwa icyubahiro. Aho gahinja kabaga kazize iki? Kaba kavukiye muri politike ikazi gasatira igaha karibu muri ibyo bibazo. Narindi kuvuga ngo iriya insurance ya umuntu ufite wese swimming pool, umuntu ufite swimming pool, waraguze inzu, ukaba ufite inzu yawe ifite piscine. Hari ababizi ariko wenda hari n'abagiye batabizi, kuko nk'amahoteli abafite ama swimming pool iteka bafite insurance yayo, aba customers bose bajyamo baba bakeneye kuba neza bagira gute, bagomba kuba bari insured ku buryo wagiriramo ikibazo wese insurance iramwishyura nta kibazo. Hotel ntabwo bayihagarika ngo ndeke gukora kubera izo mpamvu. Uguye muri hotel uguye muri swimming pool ugapfiramo, cyangwa muri piscine uri mu hoteli, mu by'ukuri biba bitunganye. Kandi tugomba kumenya ko insurance nanone tubigarukeho, abantu batagira ngo ni ukubivuga gusa. Insurance icyo zimaze nuko zigukura ahantu utari kwivana, kubera ko ikibazo waguyemo utari kukihanganira wenyine, ahubwo zikakubera nk'umubyeyi, zikagutabara neza. Cya kintu wari ugiye guhomba burundu bakaguhereza insimbura yakigana neza n'agaciro ka cya kintu. Ni ukuvuga ngo nubwo tugira ngo wenda ni ukwishyura ngo amafaranga aragenda, ariko iyo uhuye n'ikibazo usanga warakoze investment cyane. Iriya ni na investment uba warashoye, abari investment ushobora gusanga ushobora kwishyura insurance amezi 2 gusa, wenda wishyura 120 cyangwa 200 mu gihe cy'amezi 2, wagonga imodoka y'ibihumbi 10, insurance ikakwishyura bya bihumbi 10 byawe byose. Ntabwo ari amezi 2, ni insurance y'ugonze nako kaje, tuvuge ukaba aka kanya ukimara kwishyura nyuma y'isaha 2 wenda ukagira iyo accident, insurance ntabwo irirwa iri gutaraguza cyane, gutaratara guca ku ruhande hirya no hino. No, wahita bakwishyura kuko mwamaze kugira n'amasezerano. So gira rero niyo mpamvu wenda abantu batanagira ngo impamvu twatangiranye ababire n'inyasto, nuko tuzi ko iyo generation aribo cyane batwara imodoka, nizo generation kuko niba abantu basa nkaho bari mu kigero cy'imyaka itari yajya hejuru cyane, ku buryo nibo batwarana amaraso akarishe ashushe, akaba yanakwibagirwa kugura insurance, akaba ati nta kimbwiye kubera ko ifite amaraso ashabutse, akaba ati yanditwara neza. Ariko twibutsa abantu ko ikibazo cya insurance si ukubutwara nabi, ahubwo ibuka neza ko nawe ushaka kubutwara neza, ariko ukaba inyuma yawe hari udutwara nabi akakugonga. Ariko ntabwo bivuze ngo ugure insurance kubera utwara nabi. Nge ntabwo nemeranya nawe, ndavuga ni ndi umusore, nzi gusoma ibyapa neza, nzi kureba itara neza, ngewe none se mu gihe naba numva nyine ko nzi gutwara neza, iyo insurance nkaba kandi ndi buyishyure hakajya hagenda nka 250 cyane, nzi ko abasore baduca menshi, nge nyitonda nkajya ntwara neza, ntagonze se byantwari. Uwitwa Barafinda baramubajije ngo se ukuri guharanira cyangwa kwitoza kuba perezida w'igihugu, ngo watubwira mu by'ukuri ubundi buyobozi warabayemo mbere yaho, wenda ngo tumenye ahari experience cyangwa se ubunararibonye cyangwa waba ufite muri ibyo bintu, niba hari ibindi waba warakoze mbere yabyo. Yarabasubije
ngo kuba narabashije kwiyobora neza mu buzima bwanjye ngo kugeza ubu ngo nta muntu nagonze nta muntu nahutaje nta muntu nigeze ndwana nawe ati icyambere gikomeye muri ubuzima ni ukwitwara wowe ati kuba ibyo narabashije kwitwara ngewe nkaba naragira ibyo cyonyine gikomeye icyo uvuze rero mu by'ukuri ahari wenda cyasa nkaho ari ukugira gute ari ukwirata inkovu z'imiringa burya ikaba ari nko kwirata inkovu z'imiringa kubera kiriya kintu insurance ndabyemera neza ko ushobora ati koko ndiyizeye nta nubwo uri kubivuga ahubwo uravugira abandi bashobora gutekereza batyo none umuntu ashaka ati ese ko niyizeye none ngiye nkabaza imodoka nyitwaye imyaka 10 nyitwaye imyaka 20 insurance ndayishaka icyambere twibuke ko insurance ntabwo ari uburenganzira bw'umuntu ni iteko rya leta cyo ni icyambere cya kabiri ushobora kubuzi gutwara neza pe uniyizeye ariko abandi muri umuhanda ntago ari uwawe si uwa nyokorome si uwa sogokuru abandi muri gutwarira muri uwo muhanda hamwe ntabwo uzi neza ko nabo bazi gutwara nkawe aho mbese n'uvuga ngo njye ntagonze wowe utagize ikibazo ntugoge ubakugonga ese nkubaza polisi iyo abantu bagonganye ari babiri kwiza bose kabasaba ibyango bikabasaba na insurance hagiye wowe bayikwanse watanga iki wavuga se ngo njye narinze gutwara ahubwo ndakeka none si bangonze ngewe polisi kazi kadusaba ibyangombwa njye navuga ngo ngewe barangonze still uko byagenda kose bagenda gute bakwaka insurance kugira ngo babone ko nawe wari mu muhanda ubyemerewe ahubwo iyo basanze utayifite biragaruka mwembi bigasa wamuna azakwishura imodoka yawe ariko we bazagutwara muri gereza ko wari utwaye imodoka udafite ubwishingizi ahubwo noneho nububa bantwaye muri gereza bisobanuye ko ahubwo nge ni wowe ufite ahubwo ni wowe ufite icyaha gikomeye cyane kurusha wa wundi wakugonze kuko urako yakugonze ntabwo yakugonze abishaka ariko byibuze yarafite ubwishingizi bumwemerera ko aba yagonze ubwishingizi buzamuba hafi none wowe ntacyo wari wishingirijeho ese yuza ko bari wari ugonze wari kwitwara gute ese wari kuvuga ikibazo bivuga ngo rero ntitwitwaze ngo turabizi cyane turishuka cyane kuko burya ngo bamenya yazize kugira ngo ndabizi burya ngo ndabizi yagize atera ndabizi kwigira ndabizi cyangwa kwigira nzikoga niba wibuka umwana bajya bita George ngo ntago yarazi biology mu ishuri mwarimu akayamukaranga ngo do you know biology umwana ati biology yarananiye mwarimu ntukagihora unkanagira hejuru unkanagira ku ijosi do you know biology maze wa mwana rimwe ngo maze bajya ku kiyaga wa mwarimu aroga bamushyira kuri ka kuma gatwara abantu wambaye n'ikijire maze kubera ubuswa kakantu kaza kumuhengeka agwamo cyakijire kivamo mwarimu akajya agenda ajya hasi agaruka George akamubaza ngo teacher ngo do you know swimology do you know swimology I'm good right now but in the class I was not good bivuga ngo nta muntu uba neza hose nta n'umuntu ushobora kuba icyo uzi nonaha wakirisha ngo wenda ukiratane kundi muntu utazi ko mukanya nawe ari buhure n'ikindi kintu nawe akurusha cyagomba kugutabara nawe hanyuma iyo ugeze mu mage cyangwa mu kaga nibwo wiyambaza abandi rero wigira gute wibikomeza kandi ndabizi gusa ubwishingizi ndabizi neza ko ari ingenzi kandi nawe ufite igitekerezo ahubwo kindi wakomereza urakoze cyane wenda hari aho bifashije uriya muntu wibwira ko ubwo bimeze gutya njye sinagura insurance ubwo bimeze gutya sinagura insurance ahubwo wenda cyokora kugira tubigire byiza aho kugira ngo ubeho utagira insurance wenda niba ufite amafaranga makeya birumvikana kuko nta amafaranga ajya burabibaho ntaga amafaranga umuntu yavukana amafaranga umuntu ashobora kuyaca akagira ate ngo umwana yigeze kubwira undi ngo yaba bafite inzu n'imodoka ngo biga primaire ngo ndaramusubiza ati ariko nanjye uko ndebuko nanjye wacu dufite inzu ariko nta modoka dufite n'igare umwana wa gatatu ngo aramaze ariko shaka kutavuga kanu inshuti yacu iwanyu mutunzi iki ngo aritonda ngo arabasubiza ngo ngewe
ngo nyanamva papa avuga ngo afite ingorane ngo ashobora kuba ari cyo kintu dutunze. Urumva rero kuganya imbere y'abana biraryana. Rero bivuga ngo umubyeyi nakuvuga ngo afite ingorane nuko n'ubuzima bwari bwaramukubise suko yabishakaga. Rero abantu bose menye ko utaguze byibuze full coverage ukabona iri kuguhenda, byibuze ntuzajye mu muhanda udafite reliability. Uko na leta iravuga ngo ntawe dutegeka kugura full coverage. Ariko ntabwo ari itegeko. Ariko assurance yariyo yose ufite imwe muri zo. Oya bo barabivuga neza akakubwira ngo ntago tuguhatira kugura full coverage. Ariko reliability ni itegeko. Si ko full coverage ntabwo ari itegeko. Ariko reliability bivuga ngo uko byagenda kose jya mu muhanda ariko ufite akantu kitwa insurance. There you go. So nukuvuga ngo rero wenda ikiganiro cyacu urabizi ko cyaba kirekire n'ubundi niyo twamara amasaha twazagira n'ikindi gice cyo kongera kubivugaho tukazazana n'umutumirwa n'ubisobanukiwe. Ariko noneho wenda twebwe icyo twagira tubwira abantu nuko kuri uyu munota assurance yariyo yose ubwishingizi bwari bwo bwose ni ingenzi ku buzima bw'umuntu. Noneho tutarasoza sinzi nimba ako kantu nawe warakamenye. Hari wenda nkuko mbyibwira cyangwa undi muntu uri hariya ku ruhande, hari bakeya bazi ngo iyo waguzira insurance n'urugero uri daturambyara kuko nge ndi umusore mfite ya myaka nkiri mutoya, insurance iri kumpenda cyane kubera imyaka yanjye. Noneho imodoka ikabikwanditseho uri datumbyara bikitwa ko ari yawe na insurance kubera wowe ufite imyaka yo hejuru nayo n'ubundi bakayikwandikaho. Sinshobore cyangwa ntushobore ngo unkireho nk'umushoferi nanjye wandika nk'uwaguze insurance cyangwa nyiri imodoka you have to add a driver. Noneho ugasanga benshi cyangwa bamwe ntabwo ndi kuvuga ni benshi cyane harababigwamo we arumva ko ubwo iyi modoka yawe ifite coverage ubwo buri muntu wo mu muryango we wese yemerewe kuyitwara. Rwose